igihe nigiye kimwe kiri kujya mu mutwe kimwe rwose fizike y'undi buyihereye ngo ndakore tiko igihe nigiye ko nta kintu na kimwe kiri kujya mu mutwe tuzaje ni gino definition sha ngabanza ngaya Dibas Jesus mata aha hose bahanditse ndi hehe impapuro zose bazanditse ntahari papa bimenye ko ntajya mfata note yanjye umaze kubyimba kanjye muri disciplination sha ngo magnetism ubundi fizike nk'ubu yaberagaho iki koko umaze kubyimba pa guteranya kabiri akanyerezo ntaye nkarera haye mite kabiri akanyerezo iyi gukuba siba yaraje mi byimbuze baba barafashe kabiri bagakuba kabiri bikaba mu makayi koko si binabyanditse rya rubundi ndabona ikayi nyishoje Yesu igihe papa yanyingiraniye none inkari zirananyishe kweli zirananyishe pe se ndanyarahiye Akazeze muri iki gihe sha yaba yeze iwacu iwanyu niyeri gatsinda abenishariya how do we have this how do we have Dibas Jesus aranyariye ukahambirwa ninde awe upfa muhonye aranyariye
nyihanganira ndamubikira mukubita ikintu mva ko bagira ngo iki Vibas. Jesus! ugize ngo ndavuze induru ndagira ngo ukinkubite kiri he kiri hariya kiri hariya kiri hariya ikintu ni igisazi shaje bashaka bakwica Vibas. Jesus! wibagije ingari wangu inkari se nazo gukubise rya waranyariye we ni wabyumva cyetse niba ari waje mwari byange byo wibimbwira nje ntago nakwemerera mbabarira basi mbabarira oya nakwishyura ntago nabyemera areka tube turishyuranye rwose turishyuranye se nanyurwa ntago ndanyurwa subwo wambabari abantu b'iki gihe nabo nkubabarire ibiki njye uraza ukamundagura barangiza ngo nkubabarire usanze ndimo ndiga njyewe ntago niyumvisha uburyo agiye wahereye nkubita ngira namurenganyiriza icyo sibyo birakureba ariko abantu mwese musigaye mushaka gukubita uno mwana wamugezeho kiri ko sha ubundi araza kubita urukirari iki ngiki cyaranyariye nkagira ngo umugezi ruba ku uno mutwe mwana ari wanjye mukuri ari mukuri Jesus! aho urashaka kumukiza nawe ndaguha